kiyo namira bera hera Salama Berite. Salama ji. Maze bitese. Ni fureshe kapo. Kuri kwibaza suri mu biki wa. Mani batumije inama ariko sinzi ahantu irabera. Ahubwo si wowe wabuhazi. Wapi nanjye numvise mu gitondo wawe kubivuga ko gusa nago mbizi. Ariko iyo nama uzi si impamvu nayitabiye mani. Bancaho ujya karakajama tugakureho mwana nubwo ari mudugudu na kafeke nawe ntubibishona. Ariko nanjye mbamuna karagoswe mani. Kara gundi katuyobora nutemani. Wowe uratura mukuraho ni umva agomba kwegura. Nubwo umuterana kantu mani wahuye nakabazo nta nikintu aba yagukemurira. Nese uko mbona adahindura. Imyenda ibishati Mani boda. 10 ntago ryumva kereka 2 bya kadirigi nibyo nta bindi. Yo mpamvu aba yaragoswe nawe mwana ariko turaje tubire. Ako ntacyo nanjye ndateza kambaye tubifatanye umunsi. Nta wazi. Bitese. Bimeze bitese. Umeze mute? Ni sawa. Ko mutari kujya mu nama. Ahubwo si twabibona nirabira bavuze ngo imbari hehe ntago twumvishe neza. Kagabo tugomba kugakuraho. Natwe nibyo usanze turimo mwana. Ariko ikibazo ni kimwe. Yes. Ejo bundi nifitiye ikibazo ngaha 2. None kabiriye nta n'ikibazo nta kintu yagufasha 2 nibyo gusamura nibyo. Nese uriya mugabo twamukuye. We niyo gahunda ahubwo. Uriya mugabo. Nanjye tukibaze niyo mpamvu nitabiye ni mwana. Ahantu yo namirabera tutuje. Nese mani twiga inama mani karakayobozi kuntu turagakuraho. Oya ngiye ukuntu bimeze ngiye gushora itiko no mu bantu bose baje kuna. Ako kana ahubwo. Dite tunamugambane. Ico itiko none ngenda muri. Ngiye ibintu 2. Ngiye kukarega ko kantera uyu mwana inda sibyo. Hari nundi mukobwa wambwiye ngo yagahaye 2. Nanjye nagiye akunda ruswa ubwo ibyo bintu aba ibyo tumweguze. Twebwe turi niba ngombwa twebwe n'amashati. Ako kana ni fureshi. Niyanyura n'ikibazo. Karakagabo kameze kuriya. Akubundi ibyo karya kabishyirayo. Karaka. Yarakoteye mwana. Agana nuko ni mani. Gakunda itabe. Uzaka muri sigara. Aho babura aba yakoteye mwana aba yakoteye niyo mpamvu. Niyo mpamvu katajya agana imani iguha umugisha byose bikagenda. Umwanzuro nuko mu nama agomba kuvaho. Umva nkubwira wowe ukuntu wabigenza. Wowe ugakuremo inkweto. Sibyo. Zase wazimaze iki? Cyane kintu wagimaze. Gashobora oya tugasebye twebwe. Wowe ugakuremo inkweto nange ishati nyitwa niba ngombwa ahubwo turagaserereza ntago turagasebye kuko karasebye cye. Itegeka agomba no kuhava kuko abaturage bose mu nama barabizi. Uri igisore ugaterure. Sabizi se umugabo agomba kuvaho ni nk'itegeko kumanga bose. Ubwo ni ibintu bingana mwamwanze. Nabo bamwanze. Bose barabizi uko mu nama agomba kuvaho. Ni itegeko uyu munsi agomba kwegura n'ubundi ndaye yajya atajya nta byibo. Saa 11 mudugudu. Gasita ubwo mu nama wamenyeje hirabera. Dushaka ubwo twagenda tukicara imbere. Ahubwo tugende wana. Tugende nama tunigende. Muri uyu mudugudu wacu rero harimo ikibazo kimwe cyane gikunze kugaragaramo. Ikibazo kirimo musigaye mwarafasha abayobozi murabasuzugura ntabwo mukita ku bayobozi banyu. Icyo kibazo giterwa n'iki? Nk'ubu nahamagaje inama y'umudugudu mwitabiriye muri 3. Umudugudu wacu ugizwe n'abantu 3 gusa. Biterwa n'iki? Nawe rwose. Undi se wowe n'amanyanga ugira ninde wakwitabira inama yawe? Amanyanga ngira nayahe? Hari amanyanga uzingira? Uyu se kandi wakwazanye amabuye ayo mabuye nayo kumaze iki? Komeza wakagabo. Ibyo ngibyo hano umbonye makagabo hano n'umugabo wawe. Nunyinisha. Ave se kandi. Oya. Burakanze komeza. Muri uyu mudugudu wanjye nta bantu babasaza ngiramo. Uyu nguyu aje gusarira hano mu nama ajya gusarira hepfirije bigire. Ubwo uvuga warangije. Tubwire twigendere mudugu. Oya ngiye rutama amafaranga yanjye namenyo nayagukura mudugu. Gabanya amagambo sibyo? Oya. Buretse. Gato. Umva twumvika. Oya urama yanjye. Urama. Havesi biretse. Ndavuze ngo icara ngaho hade. Icara ngaho. Hano. Oya mudugu nta mikino. Umva manza wicare turakane nawe tugasara turi. Icara ibintu turabivugana. Hano mwaje mu nama. Hari umuntu uri mideni muri mwebwe? Ni benshi. Ideni rigenda. Ahubwo iyo nda yawe irya ntihage ninda. Ideni ngurimo ni ideni rimeze rite. Ntaryuzi. Nta deni mbarimo ngiyewe. Ahubwo musanze turi ku kibazo kivuga. Amadeni yose abaho. Ngendo rero twabaze tugakora inama hanyuma tukagera umwanya w'ibibazo. Inama ibyo muvugana nta tubizi agomba kuhava. Mureke tubanze umudugudu arasinaniye n'ibisa. Urahamura. Imigambi yaho dukomeze inama. Nta migabo n'imigambi ntabwo ndi kwiyamamaza ahubwo ikibazo kiranga hano. Wiyamamaza se ndi wagutoye. Vuga ibyo uvuga nta mikino. Njyewe turajya mu bibazo. Twego tumusuzugura nka mudugudu twumva ibyo agiye. Ariko nawe nagire vuba rero twagiye. Impamvu natumije muri inama. Nahamagaye mu nzego ze hejuru. Ku kagari barambwira ngo umudugudu wanjye nusuzugura cyane. Ntukitabira inama za leta, ntukitabira umuganda, irondo ho wapi mwagiye muterera hagati mu menyo ntimwabyitaho, sibyo? Abanyerondo ntibakurega kari weho umuntu wiba.
niba njyewe ufatanya nabo oya uretse gato umudugu ndagufite rego uramo 2000 byanjye namenyo ndayashima nta bihumbi 2 nkurimo saba rero mubanze munsubiza ikibazo nababajije kubera iki musigaye musuzugura inzego za leta abanyerondo baza kubakomangira mukiryamira ntabwo mushaka gusohoka ngo bazi n'abayobozi barisuzuguje basabye cye abahe bisuzuguje rero abayobozi dufite bo nese uri muri mudugudu kaburi indyarya ukeka ko abanyerondo ahubwo se ninde rero ntabwo ninjye muntu w'intungane muri uyu mudugudu ndi indyarya turabizi ninjye ntungane bamo gibe bibyanjye urayama ariko mwaje mwakoze inama mwaje mwakoze inama yo kungamba abwo mudugu je mfite ikibazo ikihe kibazo wabuzi ko turakweguza kubera ubujyaje ufite uranyaguza ko waje wimukira muri uyu mudugudu uzi uburyo nahageze nawe n'umunyamuryango gora hageze nanjye ndi umunyamuryango nk'abandi uranyaguza mfite ireko sare ahubwo nta muntu muri uyu mudugudu undi muyobozi ntabwo ibi ari ibintu umugore wakuvugiraga ayagore barakwanze karabaye mu nama ntabwo twaje kweguza mudugudu turakweguza muranyaguza muranyaguza mushire reka buri wese avuga ikibazo afite ako uzi ko nasinye n'imbere ya leta nkavuga ko nemeye ku mudugudu ntabwo ibyo bitureba twebwe se twayoborwa n'umuntu tutishimiye naremeye nyobora ibinani nkamwe umuyobozi se yabara abaturage batamutoye ntabwo uri mu ntabwo tukigushaka rero ntabwo tukigushaka turatora uwo dushaka ninde wabayobora neza urabona se abaturage ari bake turatora umuyobozi dushaka tuyobora uyu nguyu se uyu muntu ubyibushye nk'udatekereza tugashiraho n'umwana Gahunda mada umuntu ubyibushye akabayobora twashiraho n'umwana akazajya dusekera tukishima nose ugomba bari ubuyobozi none keneye byishimo tubanze dukora inama ibyo bindi byo kunyeguza byo mu byibagirwe ntabwo iyo nama yawe nayo dushaka mudugu ngewe ikibazo aha ikibazo ufite niki uyu mudugudu nimba ari akadugudu nakagabo murebe iyo nkweto nagaye umudugudu dufite karambwa ngo kagiye kunyemurira ikibazo nimba kara yari yo gusakarira inzu amwitaba uyu mugabo ibyo bibero bimpa ninde wari uhari ndumvira ngiye narayaguhaye ninde wari uhari abayobozi baruswa tugomba kwari turi kumwe uzabaza muri mudugudu kwari turi kumwe uyu nguyu ntabwo njya ruswa uzabaza kwari turi kumwe uyu nguyu ntabwo njya ruswa nari haye kibazo mudugudu ibibazo umuntu wihaye yambara ibipantaro nk'ibyo ngibyo ahubwo ntugumye unadusakurisha ndimo kazi njyewe nakazi nubwo uri mudugudu twakubahuka mfite uburenganzira bwo kwambara ibyo nshaka sibyo kuko nari haye ntawe ngiwe urumva yize kuyesha inama wambaye uko inama twaye umva ufite ikibazo ikibazo ufite twarambiwe ikibazo ufite niki narambiwe haguruka ngiye nitwa Uwiringiye Imana Mama Kidende turakuza no mudugudu ni wo muntu nuye mw'uyu mudugudu dutuyemo ariko umuyobozi dufite ntago tumwishimiye yaka abaturage ruswa ikimbabaje kurusha ibindi yafatiwe umwana ku ngufu amutera nini Mama Kidende nanjye ndabizi nibyo ndabizi ese niba mugira ngo ndabeshya umwana wanjye arahanga nawe arabisobanura uko byagenze iyo ruswa rigeze nyuko umwana wanjye aba bose n'abaturage bavuga ukuntu byagenze turabizi umwana wanjye dore nguyu nawe arivugira ni mukuru aravuga uko byagenze ibyo ntabwo ari ngombwa bawicaye nk'abandi bawicaye bicaye kubera iki icara bawicaye mu cyaro twicara nese kutuyobora abantu n'urukweto oya gaho nicaye hejuru y'ibintu bose mw'uyu mudugudu tugomba kumwegura birahindutse ni uri igisambo mudugudu twabajamu tuyagufite n'umudugudu mwumva ukuntu ibintu bimeze sibyo uyu mudugudu yaratujujubije uriya mukobwa yamuteye inda n'uyu nguyu nawe amurira ngo naye muteye uhari se uretse gato barabyivugira singuri umukobwa wateye inda nose uriya uyu ibyo bireke mudugu sibyo wicaye sibyo bireke sibyo bireke no kumubita basi ubujyaje bw'amabwira ibyo munshinja sibyo amafuti yose munshinja murekere kunkubita murangiye kamakosa mu ikibazo cyawe rega naratumva oya uyu kwamukana by'ubwende nabivuga yicaye kuko n'ubujyaje bwawe mwangambaniye umva tugambane wowe uri igisambo ahubwo kucyurya ntunahaza uyu mudugudu ariko ubundi ikintu nk'iki umwanzuro tugomba kumweguza ako muranyeguza ni mwebwe mwashize siko bimeze Mama Kidende ubuyobozi n'ubuturage tutakweguje nindagusizeho ayobora abantu batakwishimiye ngande be uko bafata mudugudu uri igisambo wanahavuye bimenye wanahavuye umudugudu warabamaze abana na ba nyina ntubatinya abagabo bagushinzwe iki binabaye uko twagufunga cecekaho sibyo ramza cara hasi nka ahubwo umwanzuro w'abaturage n'abaturage cara ngaho ikibazo gihari
umva wari mudugudu madana nari ibintu byo baguteye indizi ngo tujye uzambara ibyo byose kuvuga umwana wanjye ibatse izo nkweto mureke mbabazi ibyo yo kuvuga ngo abagore b'abandi naramaze n'ubundi busanzwe kuva kera mu muco nyarwanda abagore bose n'abumva ko twateye ndi bavuyeho avuka agenda uremera kuzapfana kaza mu bigori mudugudu twagiye suka n'agatebo turakwirukanya mu mudugudu wacu umwanzuro tugiye kwitorera undi mudugudu utuyobora mwumve ko ibintu bimeze nubwo uriya mudugudu watujujubije twitoreye undi nta kibazo sibyo niko bimeze aho wabishobora wowe wabishobora kutubera umuyobozi mwareka se tugatora uriya mugabo jewe burabizi mani ndi umuraramani wabishobora ahubwo weho je narutana mudugudu ahubwo weho wowe wabishobora wabyanzuye ubwo mutoye nde umwanzuro dutora uyu nguyu yagiyeho tayari kuko urabishoboye natubwira imigabo ikibazo no kuyobogwa n'abagore ikibazo afite rero mudugudu bagiye gutora mushyashya nibayobora dore ukuntu ibintu bimeze tugiye gukurikira ikibazo cy'uriya mukobwa bateye inda sibyo wabyemeye ko ugomba kutuyobora n'uwa mama kidende tugiye gukurikirana ikibazo cyiwe sibyo muga tutari kumva abagore barayobora wa kintu amakidende tugiye kugira ikibazo cyawe iriya mbaho base y'umugabo mudugudu agiye uriya mudugudu yari yaranatuzengereje wandika ibibazo byose ufite byarangiye ukuntu kiba cyambaye ngo ni mudugudu byarangiye agiye yambara ibirenge abaturage rero dore ukuntu ibintu bimeze tugiye gushyira umudugudu wacu ku iterambere amazi umuriro umuturage wese ufite ikibazo agomba kuzajya kivuga tukagikemura neza nanduru tugiye kubyandika nawe urabi ariko ngo mama kidende afite ikibazo mama kidende afite ikibazo ntabwo ari ikibazo ni ibibazo ni ibibazo reka uriya mudugudu yari igisambo mwabaturage yarariye ikibazo nawe nuba igisambo nawe uzahita oya nta mudugudu w'umugabo murakoze kumpa ijambo ikibazo mfite nyine nuko ugomba kunkurikirana ikibazo cy'umwana wanjye uriya mudugudu tweguje yamuteye inda ugomba kubikurikirana kandi bikagenda neza kuwa kabiri tugomba mu nteko y'abaturage n'uyu se n'uyu nguyu kandi uriya mudugudu arabihakana uyu mukobwa baroroshye umwana wanjye aritonda nta kibazo nyine nuko imbere y'umubyeyi ikibazo barakubwira ngo niba ntoroshye ubundi wowe mukobwa wacece mudugudu nawe nushaka kurya abayobozi mwese muri bamwe nawe nakwiye gusa ntabwo uri umuyobozi mama kide ubu warabyaye twemeye ko ugiye guhindura umudugudu wacu niko bimeze urakoze urakarama imigabo n'imigambi yo ugiye kutugezaho rero ku buryo tuzitwara nutuyobora neza tuzabana neza kandi nawe nutuyobora nabi ntabwo tuzakwemerera ntabyo kubayobora nabi tuzakuyeho tuguteruye sawa murakoze ubwo ugiye kutugezaho iki iterambere mu mudugudu wacu amazi umuriro abana bige uturima gikoni kandagira ukarabe byose ibyiza byo twarwaje bwake uriya mudugudu akituyobora uriya ni igisambo nawe yarayirwaye uriya ni igisambo nawe yarayirwaye ntiwamubonaga se wabonaga ari muntu ahubwo nuko uzajya mumuhiga hari mukamwamagana uriya ariko ugomba gukurikirana ikibazo cy'umwana wanjye oya kuwa kabiri agahabwa ubutabera ikibazo cyo